nyine dukundana n'umutipe nagiye kumusura mu rugo ansaba nyine ko twajyana ahantu turagenda haransohokana gusa twageze naje gura nyine na musaza wanjye arambwira ngo aranshaka acanse nyine njya kumwitaba mvuga nyine na musaza wanjye ko yanshakaga umutipe musigaho ngaho mvuga na musaza wanjye nyuma nza gusubira nyine kureba uwo mutipe nsa n'undi ko yaranamusize niko kimeze nta kibazo afite nyine ameze neza ahantu twari turi bwo haje umuntu w'umugabo n'umukongomani arambwira ngo aranshaka mu kumbwira ngo aranshaka nyine nanjye kumwitaba ngiye kumwita nyine nsanga uwo mutipe sheri wanjye nyine yarakaye ari kumbwira nabi nyine avuga nyine kumwe nyine abatipe barakara abakobwa bakundana njyana n'uwo mukongomani gusa nyine byaje kuba kuri uwo mutipe ntabwo mbizi neza ko irego byamubayeho we yaratashye ansigaho ngaho kuko nta n'ubwo uwo munsi ngenda ntabwo nigeze ntaha naratashye n'amakuru ko yanyweye imiti y'imbeba. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Yes, nyangusuza kandi nezere ko umeze neza aho uri hose mu cyo giye tandukanye yose rasubirangirazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cheke chua Siyaka mwe abana ukina abanyana batandukanye mu cyo giye tandukanye yasuziza inkuta stenyazo utanga sinamitima kwa kujya ngurangaye ni Kigali ni yuzi 500 nyarukira kuri Isiyaka TV 500 ukore subscribe twibanire magana gakondo nawe uramubona arimo arivuga ibigwi ubwo naho hanyarukire rwose wivuze bigene neza ari kumwe n'umwana w'umukobwa uko twasezeranye mu kiganiro gimaze imisi cyaratambutse arebyo nagize gute naguseze yo ngusezereje ndatumika umeze ute umukobwa meze neza ibintu ni fresh aribe kabire badukurikiye de nanjye ndi inzobe nawe uri inzobe ibintu ni bon ni neza ndabona freshere zose hasi ari umuntu bambwe ngo zibiti ndya ndavuga se ni ibiti by'iki ni ibiti bizana oxygene ni ibiti bizana biki kumbi ni bya biti biba mu tubari abantu bafite tubari cyangwa bafite ibiti byiza mwazamwenya mbamamarize sanga ari byo akunda kurya baza ngiye nkunda kurya iki bakunda kurya iki ifiriti n'umuceri ndetse n'imvange wese ukunda kurya iki ibiti ibiti mwihaye kurya inyama ko ngenda zimaze ku munsi wo kwirodi naraziriye so subscribe like share ndetse badukurikiye kuri Kigali News kuri Isiyaka TV 500 abajyana muri commentaire tugira inama imwana n'umukobwa yari afite story yo kwituganiriza yaramamagaye ariko nari ndi mwiredi irimo ndenjoye ngambwira ibintu byamubayeho ndavuga si ibintu bibaho se hari abatipe bagipira abandi hari abantu bakirwara mu urusi ariko nza kumenya ko urukundo burya ari impumyi ariko impumyi ni yikunda kuko indyarya zo n'ubwoko bubi sibyo nibyo bakwita nde Mayinta Ketia nitwa Ketia isi yose adukurikiye abarundi badukurikiye abakongomani abari muri Kenya abari muri Bugande n'abari mu isi yose badukurikiye abari muri Amerika za Canada za Oman za Australia bose badukurikiye dusangize kuntu byagenze kugira ngo uriya mutipe
apfe ariko wambwiye ko atapfuye ahubwo ubu ngubu ari mu bitaro. Ntabwo yapfuye, ari kwa muganga. Byagenze bite? Dutangiraho uko byatangiye. Ibyo udashaka kuvuga ntubivuge, ibyo ushaka kuvuga ubivuge. Nuko natangiye mbibwira nitwa Ketia. Nakunda nyine dukundana n'umutipe. Nagiye kumusura mu rugo, ansaba nyine ko twajyana ahantu, turagenda haransohokana. Gusa twageze naje gura nyine na musaza wanjye, arambwira ngo aranshaka. Acanse nyine njya kumwitaba, mvugana nyine na musaza wanjye ko yanshakaga, umutipe musigaho ngaho, mvugana na musaza wanjye. Nyuma nza gusubira nyine kureba uwo mutipe, nsa n'undi ko yaranamusize niko kimeze, nta kibazo afite, nyine ameze neza. Ahantu twari turi bwo haje umuntu w'umugabo, ni umukongomani, arambwira ngo aranshaka. Mu kumbwira ngo aranshaka nyine nanjye kumwitaba. Ngiye kumwitaba nyine nsanga uwo mutipe sheri wanjye nyine yarakaye, ari kumbwira nabi, nyine avuga nyine kumwe nyine abatipe barakara abakobwa bakundana. Njyana n'uwo mukongomani, gusa nyine byaje kuba kuri uwo mutipe ntabwo mbizi neza ko irego byamubayeho, we yaratashye ansigaho ngaho, kuko nta nubwo uwo munsi ngenda ntabwo nigeze ntaha. Naratashye n'ama makuru ko yanyweye imiti y'imbeba. Wenda tukiri aho ngaho kugira ngo uwo mutipe wasanze hariya mujyane, ari muziranye mwe mutaziranye, ese uwo mushiri wawe yaramuzi cyangwa wigeze umubwira ati uriya ni umutipe ambwiye gutya na gutya gutya na gutya? Umushiri wanjye ntabwo yaramuzi. Gusa nyine akimara kumbwira ko umukongomani anshaka, nahise ngenda ndabimubwira. Ndavuga se nje kukwaka uruhushya, se uruhushya rwo kujya hehe ko turi kumwe twazanye, ushaka kujya hehe? Ndamubwira ati rero nk'abantu dukunda ngo wamuhisha, ngiye gufata umuntu. Mufate yego rata mufate, tuzabibabwira muri commentaire. Gufata umuntu tuzabibabwira. Ngiye gufata umuntu iminota mike ndaba nkugarutse tube turi kumwe nawe. We ntabwo yigeze abyumvisha, nyine ambwiye ngo genda, ariko ngo iminota 3 uburagarutse. Ndagenda nyine mfatana n'uwo muntu, nimba we nyine twari turana mu kabari, we nimba aranyweye akavuga ngo wenda na sheri wanjye yasize yagiye, reka nywe inzoga nyinshi wenda bize kurangira, nimba inzoga zituma umuntu atuza wenda byashaka gutuza. Ndagenda mpura n'uwo mukongomani, iryo jana ntabwo nigeze twari turi kunywera i Kanombe. Umukongomani ubwo waraye mu gasozi? Ntacyo nabirenze rate. Ngenda nyine mfata uwo mukongomani, twaraye Remera muri logi. Mu gitondo nashye bamakuru nyine ko mutipe dukundana yanyweye umuti w'imbeba. Ukubera aho kubera njyewe nuko yanjye nayo namusize, nagiye gufata umuntu, nabimubwiye ko nagiye gufata umuntu nyine. Naye nayitanze nk'umukunzi wanjye ndabimubwira ko ntacyo namuhishaga, byose naramubwiraga, mbwira ko nagiye gufata umuntu. Nashye barambwira ngo anywe umuti w'imbeba, gusa nyine narakosheje. So wenda akantu numvishe gakeya, wakurikiye amafaranga. Ni amafaranga. Ariko wabibwiye umukunzi wawe? Nabimubwiye. Kwa ko warambwa ati umukunzi wanjye ubuzima bayemo ni wa mutipe utanabasha no kwishyura inzu y'ibihumbi 10. Siko wambwiye? Uravuga ati kubera ubuzima kanyene mfata umuntu mukure ikintu nyitahane. Ninde wakubwiye yuko umukunzi wawe se wenda yanyweye imitimbe cyangwa yanyweye inzoga nyinshi kugira ngo stress zimushiremo bikanyuma kaza kunywa imitimbe? Oya, bambwiye ko yanyweye umuti w'imbeba n'abaturanyi. Abambwiye ko yanyweye inzoga zo zamwishe nabo bari kumwe mu kabari nabo bamutaha. Aho ngo wamusize. Yego. Kumva ko umutipe yagusariye gutyo yenze kuyabura kubera wowe ubusanzwe mu buzima mwe mubanyemo urukundo yaragufite cyangwa uryo yagufata cyangwa uryo mwaganiraga, wabona koko agukunda kuryana gusarira? Umunga arankunda. Arankunda kandi cyane. Kandi nubwo nanye nabikoze ndamukunda, buryo nabikoze ko ari ukumufasha. Yego. Ko ari ukumufasha. Muganiriza ibyanjye nakanganiriza ibye. So ko biri nyina arankunda, nta kuntu umuntu akwitangira gutyo atagukunda. Nanjye ibyo byose nabikoze nyine kuba ubuzima bayemo cyangwa nanjye mbayemo. Cyo cyatumye nyine nkora ibyo byose. Aka kanya umutipe ameze ate? Aka kanya nyine arikorerwa, ari kwa muganga. Uko biri nyine ari kumererwa neza. Waramusuye se?
naramusuye. Yakuganirije iki? Ntago aramvugisha. Aracyarakaye? Aracyarakaye. Kumva bitoroshye. Inkuru ibabaje yankuye umutima. Ntago yababaje cyane. Ariko nababaje, reka nkubwire sister. Ari ukuntu abantu muri iki gihe batwaye imitima y'abandi, sibyo? Ugakunda umuntu ko nta kintu ugira, urumva? Hari n'ababa ngo Kigali spend money no bank, spending amafaranga yakoresheje kuko nta banki zihari. Abo mwese mwamwishuka. Namwe bakobwa rero, wenda mukunda abantu, uzakunda umuntu, urumva? Umukundira ubukene bwe, uko asa, uko ateye, uko ameze, ubimukundire. Gusa we wabikoreye ubukene bwo umuvari mwari afite nawe ubuzima bwaye. Muracyari umwana mukobwa mutoya, gusa reka ngugira inama nawe kuki watugira inama. Maze gucinya mu mukunzi wawe. Cyane ko ngo wamucima kayo taramucinyo. Akona bishe ngo hotel ngo mwararya ngo mwararanye mu gusimbiza byari. Akusika nkubaza indogo amafaranga y'ubuntu. Igorate. Nta muntu go amafaranga y'ubuntu. Abana mu kiganiro y'abatibe bishe tuzahita bate. Bazayama. Acha brag we yawe. Ako mutibe kamubwira reka zakoreke. Ba mutipe. Hazandeke. Ntacyo ntago ari byo mvuze. Tuzagakata. Gusubwiyo ni inama nawe wangira. So ari umuntu wambye ngo nta rukundo rukibaho, ariko ngiye maje kwemera ko rubaho. Kandi nanjye nari ufite rwa danje. Si rukundo rwa danje. Ewe. Indi ufite wowe se? Jewe. Ari umuntu yanyemitse impeta madamu. Ntabwo nanayikuramo. Ntabwo nayikura akada. So wenda najya ngo nkwibarize iyo story kuri ubu ngura urimo uragisha inama dukurikiye yihe uko baje kugisha inama bakugira inama abadukurikiye babigenze gute? Inama nyine nshaka ko mungiraho ese ko ndi kujya kurusera uwo mutipe kwa muganga, nyine aracyari kwa muganga ararwaye, akanga kumvugisha, mbe muretse se abanza tuze cyangwa se ngo meze matrize nyine nk'umuntu nkunda, ndacyamukunda ntabwo namwanze murakoze ibyo byose. Ase mureke mwihorere nkuko yanze kumvugisha cyangwa se mbanze mureke abanza tuze, ndabyisha aracyari kwibaza ku mukunzi wiwe, ndashaka ko mungira inama. Ati ndashaka ko mungira inama, ese mureke ko atarimo aramvugisha, ese ko nabikoze yengiye bitewe n'ubuzima bugiye butandukanye, ariko nanone ari inama ushaka kujya abakobwa bagenzi bawe wenda bameze gutyo cyangwa bakurikira iby'isi, bakurikira n'amafaranga kugira ngo bashyire abakunzi babo. Bibaho kuba wajya guhahira, kuba wajya gukora amafaranga ugatunga umugore cyangwa ugatunga umukunzi wawe. Okay, inama nagira abakobwa bagenzi banjye, nibirukira iby'isi, nibakirukira iby'isi, nibakunda babakunda. Nanjye ubwo nakoze birandi kwicuza. Nibakunda bakunda bakundira uko bari, mu gihe ntacyo bafite bihangane. Ndumva rero nama nagira abakobwa bagenzi banjye. Ukivuga iryo jambo nanjye kanongere nsuhuze abadukurikiye abamaje gukora subscribe. Ni by'agaciro tugeze mu bihumbi 61,600. Turaboraho bacyake ngo twuze 62. Turashaka kuzazamura igikombe cya bronze twujuje abasubscribers 100,000. Isaka TV 150 naho turahari. Ntwari 250 nawe arahari kuri Instagram, kamera nziza, amatara meza, amashusho meza, amafoto. Yanomere kuri screen, muhamagare hanyuma bigende neza. So nanjye impamvu munjemo muri kino kiganiro no kugira ngo nanjye mvuge ngo abahungu mujye gukunda abakobwa nta kintu mufite, ubanze mushaka ikofi. Abahungu mujye mukunda n'abakobwa bafite amakofi, uzamenye yuko nimba ukunze umukobwa ufite ikofi uzaba igikoresho cye, uzabe gusa nshimira gusa nihanganishe hari abanyamakuru bagenzi banjye bakoze kuri ya nkuru wa mu mama barimo barapfubura, ariko barasuka umupfubura nabonye baramutobaga ko nimba baramupfubiza kwako nabonye amasogona n'ikigenda kuriya
nk'uriya mutipe impamvu yakoze biriya agakorera kuriya mudamu kuri agashyira video hanze ni ukubera indonke sibyo uriya mu mubare w'abantu bose bafashe amafoto bakashyira mu biganiro muri thumbnail channel zabo zaragiye mana nyagasani uzandindire channel niyo mpamvu ibintu nka biriya bijye kubiconanye namwe bagabo namwe basaza namwe bapapa mukuze niyo munajyana murimo munajya mu bana bato yibira hari polisi irahari kandi nanjye ninkubona sitamamaga ku 112 ariko nawe nubona hari abantu bitagenda neza ugitanga amakuru kujya aho bitagenda neza muri iki gihe hari abakobwa barimo barakuvana inda cyangwa ukajya kubona ku mukobwa bya mwana mujugunye hariya hari nomero zigiye zitandukanye zirimo ziratangwa kugira ngo dutande amakuru turashoje niki wasoza uvuze ngo ngiye nagiye niki washoza ubwiye abadukurikiye icyo nasoza mvuga n'ubundi icyo nsubiramo ndi kugisha inama mungira inama y'icyo nakonye kugira ngo umukunzi wanjye dusubirane kuko ndamukunda kandi ndabizi yarandakaye nawe arankunda ndagira ngo mungire inama y'icyo nakonye dusubirane mvugane nawe neza. Kete turagushimiye mu kiganiro wahaye Kigali News 150 ndetse na Isiaka TV 500 kuri Instagram niko nitwa Isiaka ugasigamo akarongo official kuri Twitter nitwa Isiaka manager hose mbane kuri TikTok nitwa Isiaka manager unfollowing hanyuma dukomeze tubane mu biganiro bikurikiye ushimira urugendo wakoze ariko nyuma wenda yino kamera turaza kugira byinshi tuzakuvugana hanyuma Imana izifasha tuzagusura no mutipe cyo tunamusure kwa muganga ibintu bigene neza. Murakoze. Gira umuhanda mwiza kandi.